turataha dutashye dukora accident arabimenya akosha none ibibazo wanyuzemo ntago bisanzwe oya ni imyaka gusa sabe dukora accident agence yacu bahita bahamagara urabyumva nyine iyo mwagize hano bahamagara nyine kuri company baravuga abana bana bakoze accident sabe ntago yigize asa kutureba twari turi ni hafi yari icyango uwo mutima ni umve ko ari inyamaswa mbi ntigeze avuga ati abana bahuye n'ibibazo birenze reka nze nge kubareba yari icicikera bireka turinda tubivamo turakira ngaruka i Kigali nongera noneho mfonda ubuzima bushyashya icyo gihe nibwo nahise ngira Imana ntangira no kujya muri sinema bigenda neza iyo harassment wakorewe na boss reba ikibazo mfite nari mfite bandashe mu kuguru ngewe harimo na fragment bankuramo n'igiti nari mfite mu mugongo n'ikindi cyari kinjiyemo hano byari bikomeye Sankara yarigambye ko wenda yadukoreye ibyo bintu yigambye ko yisha abantu cyangwa yabahohoteye ntago nabifata nk'ubutwari kuko abantu yishe abana yishe nta bahuriye nawe ntago bari baziranye nawe nta nubwo abo bana bari bamuzi nta nubwo bagombaga kuba ibibazo bya Sankara nanone bakakamwanya ndi ikimuga nabuze business yanjye kubera ibintu nkabira by'amaherere nanjye ntazi ntanashaka no kumenya by'umwana ariko nanakibaza gutyo bundi ni gute umuntu ufite mu mutwe akoresha abana b'imyaka 20 na abo bana baturashe bari bakiri batoya bari abana bakiri batoya cyane b'abasore bato gusa niba afite umutima wicuza zicuza asaba imbabazi asabe n'Imana imbabazi kuko iyo kiza kuba ari ikindi kibazo aba yaravuze ati move